ijana rihari, ariko wajya kureba umusaruro uva mu burezi bwacu umutaragirana kuri iyo 80 kandi ibisabwa byinshi tubifite. Isesenguye neza rero impamvu yabyo usanga imbogamizi ihari ari imikoranire y'abari kuri cya kigo cy'ishuri, ari natwe dufite mu by'ibanze umwana akenera kugira ngo agere ku ntsinzi ikwiye. Ubufatanye ni ikintu kigari cyane, hanyuma nyuma yo gufatanya kandi hakabaho gukorana neza. Gukorana usanga akenshi bigorana, ariko akenshi bigakoma mu nkokora no gusanga hari abatifuza gukorana, bajya kubisesengura neza ugasanga nta wakwanga umufasha, ahubwo ahanini umuntu agatinya ko hari umwinjirira mu byo ashinzwe kuba akora kuko azi ko hari ibyo adakora neza, akavuga ati niyagira uza kumfasha arabona ko hari ibyo ntakora mu buryo bunoze. Nk'abayobozi b'ibigo by'amashuri rero dukwiye kuba umusemburo wo guhindura ibyo dukora kandi tukashyira imbere gukorana abo turi kumwe, kuko iyo urebye neza mu mabaruwa tuba twahawe adushyira mu nshingano, buri wese asesenguye neza ikiri mu ibaruwa yamuhaye akazi, cyanditse mu ibaruwa y'akazi afite, yasanga adashobora kukigeraho we ubwe wenyine adakoranye n'abo bari kumwe. Mwarimu niba arahawe kwigisha isomo ry'imibare, niyo umuyobozi we yamuha byose, ibyo asabwa byose kugira ngo yigishe, ariko hatabayeho ko afashwa n'umuyobozi bari kumwe, agafashwa n'abarimu bagenzi be, ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu ubufatanye ni ngombwa. Wagaruka no ku muyobozi nawe cyangwa bamubwira ko agiye kuyobora ikigo hariya, ariko nawe ntashobora kwishyura adafatanyije n'abarimu bagenzi be bari kumwe ku ishuri. Ntabwo azarebera school feeding wenyine, ntabwo azareba discipline wenyine. Niyo mpamvu ubufatanye ni ngombwa muri byose. Kuri uyu munsi rero mwiza tuba twagiriwe nk'abarezi kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko, ni byiza ko dufata ingamba tukareba ibikoma mu nkokora imikoranire bivugwa, tukagenda tubikosora, cyane cyane twibanda ku gukorera mu mucyo. Ibyo ukora uzi ko biri mu mucyo, ntabwo wagira impungenge zo kugira abo ukorana nabo wumva ufite igishyika, wumve ko uje kugufasha aje kukwinjirira. Ikindi cya kabiri dusabwa gushyiramo imbaraga ni ukwirinda gusigana. Mwarimu ku ishuri mufate yabaruwa yakubwira ngo muhawe akazi ko kwigisha, wumve ko school feeding kugaburira abana bitakureba, wumve ko isuku ku ishuri itakureba. Wa mwana azatsinda isomo wigisha kuko yigira ahantu hafite isuku, ko yabonye ifunguro rya saa sita. Ibi byose nibyo bizatuma ugera ku ntsinzi yawe. Kuri uyu munsi wa none bifitiye imikoro, sinagenda nanjye nagize ibyo nshima byinshi twarizeho mu burezi, nubwo abambanjirije babivuze, ariko nanjye nabivuze byagaragara ko ntashima. Ibyakozwe ni byinshi, ariko hari iby'ingenzi umuntu yavuga. Nanjye ndashima cyane umushahara wa mwarimu wazamutse, abarimu tumeze neza mu bihe byahise. Umuyobozi afite umwarimu ku ishuri, ariko umwarimu agakora adatekanye, ariko araranganya ijisho kuri prive yamurembuza bimutwara, kuko prive zifite umushahara urenze w'abarimu ba leta dufata. Ariko kuri uyu munsi wa none, aho umwarimu uri muri prive niwe uri kuraranganya akajisho muri leta ngarebe ko yakora ikizami cy'akazi aze muri leta. Yumva ari ibyo gushimira twese, kuko
ni ikintu cyiza cyane. Abarimu turakora dutekanye kandi bikadufasha kugera ku musaruro ukwiye. Hari gahunda ya school feeding nayo iri kudufasha kugabanya abana bata ishuri, ukabona nayo iri kudufasha kugeza umusaruro mu burezi dukeneye mu burezi. Hari gahunda yo kugabanya ubucucike mu mashuri, cyane cyane kuri gahunda yo kwiga ingunga ebyiri yatangiye muri uyu mwaka w'amashuri. Nabyo biri kutworohereza akazi kugeza aho mwarimu afite abana bakwiye, naho bakiri benshi ntabwo bikabije kandi bizakomeza kugenda bikosoka. Ikindi dushimira gikomeye cyagezweho mu burezi ni sisiteme twagiye dushyirwaho zidufasha gucunga ibigo by'amashuri cyane nk'abayobozi. Hari sisiteme ya SDMS idufasha gucunga abanyeshuri, imyirondoro yabo n'amakuru atandukanye, aho kuri uyu munsi wa none byatworohereje akazi kenshi twajyaga dusabwa amaraporo dufata tujyanye ku karere no muri Mineduc na REB, byose tubikora bakabibona tutavuye ku kigo cy'ishuri. Hari sisiteme kandi ya TMIS nayo idufasha gucunga abarimu, aho Directeur ashobora gusabira umwarimu ku kigo ahari, ushinzwe kumuha akamubona agahita yibona ko yamusabye kandi tukamuhererwa igihe, ndetse ikanadufasha ko n'abarimu tuzamurirwa mu ntera mu buryo bukwiye, atari nka mbere ko basangaga ari benshi batazamurwa bageze igihe cyo kuzamurwa. Hari sisiteme ya KAMIS nayo iri kudufasha gukora indangamanota z'abana, mwarimu ataraye mu makayi yandika amanota yandika kuri leta. Hari n'izindi nyinshi cyane, harimo SEMIS nayo idufasha guhamagara abana na STEP Innovation idufasha gukurikirana ubwitabire bw'abarimu. Ibyo byose byatworoheje akazi n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, turabishima kandi biradufasha cyane. Ikindi dushima ni gahunda y'umwarimu SACCO twashyiriweho kugira ngo n'aka kanya gafate nk'umurezi ubahagarariye muri koperative umwarimu SACCO nongere gakomoze. Koperative umwarimu SACCO ni twebwe yashyiriweho nk'abarezi, icyifuzo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo najya mu mateka yayo kuko abenshi twagenda basura tukanabiganira mu bigo by'amashuri, aho najya ari mu private schools, ariko ubwo naho tuzabasura cyane ko n'ubishe barabyifuza kandi bifuza kutujoyiningamo ko education change life yabivuze. Rero tuzabasura. Koperative yabadufashije byinshi, umwarimu SACCO kubona inguzanyo zitandukanye kandi ku nyungu ntoya, idufasha kwizigamira mu buryo butandukanye. Ibi byose turabishima, ni gahunda nziza yunganira umushahara wa mwarimu tukabasha kwiteza imbere. Hari byinshi nanone dusaba ko byakomeza kongerera imbaraga. Dusaba ko nyakubahwa washyitsi mukuru wacu uyu munsi adukorera ubuvugizi. Icya mbere ni kudukorera ubuvugizi koperative yacu umwarimu SACCO nk'uko tubivuze iracyafite imbaraga nkeya. Leta ihora ari umubyeyi, yadutekerereje yishyiraho, dutera n'inkunga itari ntoya igera kuri $30 twarayibonye, kugeza ubu ari nayo duhabwamo inguzanyo, ariko abarimu turacyavuga ko inguzanyo ari ntoya kandi n'ibyo inguzanyo baduha iracyari nkeya. Ntabwo ari uko umwarimu SACCO uyatwima, ahubwo ni depo idahagije. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ntabwo umwana acuka. Koperative umwarimu SACCO muracyayirebera, dukorera ubuvugizi. Leta yongera irebe niba hari inkunga yakongera gushyiramo, yongera itere inkunga abarimu babona inguzanyo ihagije bitarindiriye ko bakatwa ku mushahara nk'uko nabo babivuze. Ariko aho ngaho nagira ngo abarimu mufashe tunabaha amashyi ko mu bukangurambaga tumaze iminsi tubakangurira kuzamura ubwizigame batanga buri kwezi kuva ku mafaranga 5 kujya ku 8. Mu murenge wa Rwigogo abarezi bose babyumvishe neza, byakira neza.
ikindi twifuza dukoraho ubuvugizi ni ugukomeza kunoza sisiteme twavuze hejuru zigahabwa imbaraga kugira ngo zikoreshwe mu buryo bworoshye bitarindiriye amasaha y'ijoro kuko barimo barahangayitse ko kamisi izongera kubakora nk'ibyo yabakoze umwaka washize. Rero mutuvuganire izo sisiteme dukoresha mu burezi zongererwa imbaraga zijye zikora mu bihe bikwiye. Kongera ibikoresho by'ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri, turacyafite imbogamizi y'ibigo bidafite computers kandi tukataje mu ikoranabuhanga. Hanyuma ikindi mwarimu yari yakivuze, icyumba cy'umubyeyi ku ishuri. Nanjye n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ndagishimangira ko cyakorerwa ubuvugizi bikajyana n'uko abarimu bagiye mu kiruhuko cyo kubyara twajya tubona ababasimburira mu gihe kuko usanga bataboneka kandi biba ari ngombwa. Hanyuma uvuye mu kiruhuko cyo kubyara nawe agenerwa isaha yo konsa. Ubwo rero icyumba kibonetse umwarimu ashobora gufashirizamo umwana adafashe urugendo ava mu ishuri asubira mu rugo kumureba, kuko byanagaragaye ko amashereka umwana yonka nyuma y'uko umubyeyi akoze urugendo rurerure nayo ashobora kugira ingaruka zitari nziza z'umwana. Mubidufashe rero byumva ari ngombwa. Hanyuma nsoza nagira ngo nshimire abarezi mwese uburyo dufatanya mu mahati dukorana umunsi ku munsi. Dukomeze dufatanye uturanga aho turi aho dukorera, tuzagera kuri byinshi kandi uburezi buzarushaho